Bakunzi ba Caroline Sport TV rero turi hano ku Rugezi aho twagiye kureba akarwa navuga ko batwaragayo abakobwa batwaye indaro. Ni akarwa bitirira basebya ba Nyirantwari aho mama we yakomokaga mu Bumbogo kwa Mibambwe, aho baje rero kujya kumuroha we na nyina, bizera ko bagomba gupfa kubwo icyo gihe hari itegeko rivuga ko umukobwa watwaye indaro bajya kumuroha muri ako karwa. Hanyuma rero nyine bikaba birangiye, amateka y'umukobwa atwaye inda y'indaro bikaba birarangiye. Ubwo rero niho twazindukiye, murabona ukuntu gakikijwe n'amazi, ntabwo bitworohera kukajyaho, ahubwo turavuga inkuru yacu tugakikije nk'uko muri kukareba. Ni ukuvuga ngo rero basebya ba Nyirantwari uko yabayeho, yakomokaga kuri mama we utarabashije kumenya amazina, ariko wakomokaga mu gace ko hakurya ya Base mu Bumbogo bwabagamo umwami Mibambwe Yuhi Sentabyo. Ubwo ni mu kinyejana cya 18, urumva ko ari vuba cyane. Ubwo rero nyina baje kujya kumuroha nk'uko itegeko ryabivugaga. Bagezeyo kuri karwa baramuroha, bazi ko we n'umwana we Basebya bapfuye. Basebya rero si izina yahawe na nyina, ahubwo ni izina yahawe n'ubwoko bwabaga kuri icyo kirwa. Ubu wavuga ko ari nk'abasigajwe inyuma n'amateka. Kera bakundaga kubita ngo ni impunyu zibera aho mu mazi. Nibyo koko rero nyine bari bahari, izo mpunyu zari zihari, bari bazwi n'ubwoko bwari buzwi nk'impunyu, bwari butunzwe no kuroba no guhiga muri iki gishanga, muri iyi vale y'Urugezi. Murabona ko irimo ishyamba, bararobaga, bazi koga cyane, bari bazi guhiga cyane. Ubwo rero nyine baramuza, baramwohera, bamushyira mu hariya bazi ko yapfuye. Izo mpunyu rero ziramufata, zimukuramo we na nyina. Nyina itabirangira ashyingiwe aho ngaho muri izo mpunyu. Mpunyu nizo zamuhaye izina yitwa Basebya ba Nyirantwari. Ubwo rero Basebya yakuranye n'abo ngabo, akura azi guhiga nk'uko nabo bahigaga, azi kwibira mu mazi y'Urugezi akaroba amafi. Ubwo birangira bamwise Basebya ba Nyirantwari. Yabiteruwe rero n'izo mpunyu zahabaga. Ubwo rero Basebya yaje gukurana we aba umusore ugimbutse cyane, akajya abaza mama w'amateka y'ibyabaye. Basebya aravuga ati ngomba kujya guhorera mama mu Bumbogo hakurya ya Base. Nyina rero aramubwira ati mwana wanjye uramenye, ntuzagirire inabi banyituye, kandi ndakuburira rwose ntuzigere mu bitero ukora, ntuzigere utera mu Bumbogo bwa Musana, ntuzigere urenga Base. Nuko rero Basebya ba Nyirantwari yumvira nyina, mu bitero yateye ntabwo yigeze yambuka Base ngo atere mu Bumbogo. Basebya rero yabaye intwari cyane, aba n'igihinza muri kariya gace, kuko nk'imirwano yigeze kuba mu kinyejana cya 18, hari mu gihe cy'umwero yateye ahantu bita ubu ni za Cyeru no mu Mbata, batarwana n'umuntu bita Nzira. Imirwano yari ikomeye cyane, ariko birangira Basebya ba Nyirantwari amutsinze. Basebya ba Nyirantwari yateye mu Bufumbira, ubwo ni muri Uganda. Abatware bahara abayogoza nabo barahigarurira. Basebya ba Nyirantwari urutero bindi yateye mu Murera, naho arwana na Rukara rwa Bishingwe, induru ziravuga. Bakiraniye ahantu bita za Isalemu, ubwo ni ku muhanda uva Butaro ku bitaro ugenda mu Gahunga k'Abarashi. Habaye imirwano ikomeye, Basebya aragenda bigihinza gikomeye cyane muri kino gice cy'Umurera cya za Burera. Basebya arakura. Ibyo rero twavuga mu muco wa kera byo gushima cyangwa kunenga, si bikwiriye ko umukobwa watwaye inda y'indaro muri uwo muco wa kera bajyaga kubaroha, ugasanga ari nyina abuze ubuzima n'umwana yabyaye abuze ubuzima. Ariko nk'uko muri kubyumva muri iyi nkuru, murumva ko izo mpunyu zaramurekipeye, zimukura mu mazi we na nyina. Birangira umwana abaye igihangange, ayobora kiriya gice cyose cya za Burera. Urumva ko yagiye no mu Bufumbira arahigarura, umuntu ukomeye, indwanyi ikomeye, kuko Basebya ba Nyirantwari ari mu ndwanyi zari zikomeye mu kinyejana cya 18 zayogoje kiriya gice cy'Umurera, ndetse n'ibindi bihinza bya Ruganzu, ba Rukara rwa Bishingwe baramutinyaga cyane n'abo banzira. Ariko nyina yari yaramuburiye ko atazigera atera aho bakomoka ngo abagirire nabi, kuko inabi ntihorwa iyindi. Ibyo rero hari ibyo gushima mu muco wa kera n'ibyo kunenga. Ibyo ntabwo twabishima muri uwo muco wa kera, byo kuba umwana w'umukobwa yabyaye ngo ko nta mugabo afite ugaragara, abantu bakamuvutsa ubuzima. Kandi urumva ko iyo baramuka babavukije ubuzima, ntabwo tuba tuvuga inkuru ya Basebya ba Nyirantwari.
rero ibyo twishimira mu muco w'uyu munsi dukwiye kwimakaza ni uko umukobwa adakwiriye kubangamirwa kuko ngo yabyaye, ahubwo akwiye gushyigikirwa no gusigasirwa kuko umwana yabyaye ashobora kuba umuntu ukomeye kandi akaba umuntu wagira igihugu cyacu akamaro cyangwa igihugu muri rusange. Rero turangije tubagezaho ayo mateka, muturayikinge, mukoreshe, mukomeze mubane na Clarine Sport TV. Nakagaruka, yari Clarine Sport TV ku Rugezi mu karere ka Burera.